ibibazo bibwira abagabo n'ukuri kw'Imana ihangana rwose mama wawe ikibazo cya mama umuntu uzagikemura ihindukira gutya nkwereke gutya nge ubwo wenda reka ntegereze urambwira ariko ndakwizeye n'ukuri rwose ndeko nakemura ikibazo cya mama nyizera mubona abishawe nturi oya ndabizi n'ukuri Matiyasi tiye ngo bakundanye ngo mubyari iyo ngiyo nyine urumva ngo cyari wabo se cyane ngo bakuranye ngo yitaho nyine ngo niba yitwa gaki umugabo se umugabo niba ari kavamahanga niba ari gaki ati Matiyasi abikunda kuba yarabikundaga n'ubwo nzi ko atabyibagiwe nzi ko agomba kubikenera rwose kugira ngo tumushyire tugiye kumpa imizigo abakore bya bisheke wamenye nabize manwe bimeze yewe nawe waje uragiye mana manwe ndagiye onjiri jemu rwose umva yewe mbeti jemu ese warongoye yewe n'umugore wawe reka musuza guhagarara hano musuza marenge na wa Yesu avukana ati n'umugore wawe beti sheri suza abafakure inshuti yanjye kuva mu cyaro ubusa umuntu usa gutya namusuzanye beti jemu cyumurako beti jemu cyumurako murajandika imyenda y'undi mwana asi kuki umwango mwagira iki bese wamusubije aho yaturutse ubu yarakora iki asa yanagutwaye iki arambangamiye ava kure maze kuva dushya wambare tuno twenda utwo dushyashya ni ndabona icyo twisi sawa sawa imodoka ntambara mama none se ko ndeba upakiye ibintu uzindukiye he umva rero mwana wanjye ndakumva ngiye rwose ngiye i Kigali ngiye kureba kure umwana wanjye reka ntubimbuze rwose mbabarira ntubimbuze ngiye kureba umwana wanjye wanjye ukunda nuko urumva bahavuga reba igihe yagendeye mama reba igihe amaze wambabariye rwose mbabarira ngiye kureba umwana wanjye ndebe yuko akiriho cyangwa amenye ko bamujyanye mbizi ukuri cyangwa amenye ko yapfuye mu kimwe mbimenye oya mbabarira mbabarira unyumve wa muntu mbabarira unyumve i Kigali wari wanaharota ndetse ko abantu mwigereza sindanahabona n'ishusho yawe ntabwo nyiza ariko ndageraho nk'umubyeyi umva kuko ndi kubona ngiye kwa abandi bacu umugani ng'iki byahera kiri gato igihe yagendeye imyaka maze i Kigali ahantu batega ngo imodoka n'ibiki ngo bakagera mu biki ahantu numva ngo haba abantu benshi ibyo bintu babivamo hamwe nari nzi ko ufite ubwenge nzi kuri umwana uzi ubwenge ariko nawe maze kubona ko nawe wabaye sibwo mbuze ubwenge umuntu nuko ugiye kumera nk'abava kure mu inshuti wawe kuko umuntu inshuti yawe ntunamumenye ngo umutekerezeho wibaze nawe igihe amaze yarataye nari nkuzana inkuru nziza dore nahamagaye bava ya nimero yo icamo iciyemo Sinenje kubikubwira none yiciyemo ntitwavugana ariko nongeye nyihamagaye numva iranze none yacamo sibyo wigira ikibazo rero wigira ikibazo ahubwo buriya ashobora batiri ishobora kuba yapfuye cyangwa telefone ifite ikibazo nukuba rero telefone yicamo nikigaragaza ko ariho niba yaciyemo gusa ntabwo yacamo hari undi muntu uyifite Kigali cyangwa wayimwibye wenda akanamwica hanyuma naho akazajya yicamo ariko kuba akazi katari bava kure atabizi n'umuntu umuhamagaye akanga kukwitaba
ibyo rero ntabwo bishoboka agakoresha inimero abantu b'ababyeyi tugira ikibazo kandi biza mu mutima tukabyumva mbere nta kintu wanyumvisha ngo ugiye i Kigali babarira bava kure yagiyeyo afite uwo baziranye wowe uragenda uvuga ngo ugiye abandi bagore b'i Kigali bamutwaye bava kure kandi uzi n'ikibazo kiri muri iki cyaro bava kure kuzi ikibazo yagiye mbwiye ko atazatinda none ejo bundi ahangaha Nyirakamana ashobora kuba yaramenye yuko bava kure yagiye none ubwo naramuka Nyirakamana agarutse hano itarenga n'ukwezi cyangwa itagera ukwezi yabonye amafaranga koko watuje koko tukumvikana njyewe rero uko kwezi uvuga nye nkukuba nk'imyaka yose ndeba uvuye ahangaha ukagenda ukabagurika bava kure akabaraje yarakunsigiye ngo nkumenye ubu koko namusobanura ubona niba yananyica cyangwa akamfunga simbi wambabariye koko ahubwo reka nkubwire ikibazo gikomeye cyane Nyirakamana uriya ukunana bava kure tuzamugenza gute ko ashobora kuba yaranabimenya ahubwo ko bava kure yagiye yigeze abikubaza hose ko ndabona telekomande ebyiri kandi kubona iyi gatanu wakumenya ibyanditseho niko wakigabo ibyo bintu urimo ni ibiki nashaka kureba televiziyo handi ya televiziyo ariko se nakubwiye ngo ntukicare hano nta burenganzira ufite bwo kwicara mu izi ntebe none wagiye no kuri televiziyo rero nashaka kureba ariko ubundi je musaguciki reka je musinisho buriya niba muroze mukiri mu cyaro kuko ntabwo ntaza n'ikintu nkaye hano oya ntabwo namuroze nuko twabanye none se umugabo ungana nkawe ufite ubwanwa ubundi tukwado gutagute nyine urumva je washatse ahantu ujye ukamvira mu rugo ubu reka ahangaha ndi ahangaha ni inzira y'ibyiza si ni inzira y'ibyiza ko je musini inshuti yanjye ntacyo yarya atanga kuba ari inshuti yawe nta kintu na kimwe bimaze basanga ncana televiziyo mbe nirebera abantu babigira usikusiga ufite n'agasuzuguro ngiye ngucanire televiziyo ngewe none se ko nayicanira nyereko bayicanira basi nyicanire nyereka nta kibazo noneho wambaye n'ishati ya James si James kwayimaye byandira ko iyi shati nani so ukayambara uzi yareho ni James wayimaye urabona ntaberewe se to reba iranankwira neza James yayimpaye ibyo se birandeye iyi shati uzi ko nayimuhaye n'impano none wawitoye urayamba James yambwe ngo nawe wamfuriye imyenda n'uko none ninjya mu cyaro ibintu nzakuzanira we humura akumabuje rero to unitambere Mariya nkubwira wa kigabo ntabwo wibere kwambara imyenda y'umugabo wanjye ibyo bimenye kutebere kwambara imyenda y'umugabo wanjye wabimenye ungabanyeho n'umuntu James yari yambaye vana muyambara uyambara iki ko uramuse nyine vugira vuba none se undambari ibyo birakureba niyo bamfurese basi iriheye yifura se nyifurira iki vanamo kuramo byose nyine umenya ko ndi umuntu w'umugabo uramaze niba umugabo ajya gushaka iwawe nyine kuramo niba uri umuntu w'umugabo ajya gushaka iwawe ubwiwawe James ne wari wayimara aramaze kuramo nyine bose mpaye ndi yanjye nakuye mu cyaro basi iyawe si yawe giye birandira kuramo vanamo vuba mereza hano nta n'isoni sase nifura imyenda y'umugabo nyitera ipasi urangiza ubiharuze wambaye mereza vuba gira vuba sana nyine nese urishimye basi ceceka nta jambo ufite ryo kuvuga hano uri kwicara hehe haguruka sohoka ahangaha nta nubwo gukeneye sohokera hano ikintu kizi kwiyemera gusa ukitora ukambara imyenda y'umugabo wanjye nta soni bavuga amayi abantu babwiwe n'iki bana ndahamenye meze neza se ndaho umumotari uhagiye kuvuga ko umaze kumenya umujyi kweri ndahageze umugeze hano uti mweze umumotari mpitambwa ategeza kwa Jacques okay meze neza se ndaho bisanzwe okay bava kure rero karama ahantu niho ngira ngo mbe nkushyize ugukorera sibyo nabimenya dore hano mbaye mpagushize ni butike ariko urabona ko yuzuye urabona ko ari butike imeze neza kweri sibyo wowe ndabanza nkushyire hano ubu hakorera ibi byose ubu nabyo nzabimenya rwose hari ikibuga iyi ni imipira hano iyi ni imipira kwa bafana ahubwo ko ntabwo uzi umupira uyu ni umupira urumva iragurishwa urumva ziriya ni fanta ariya ni amavuta ariya ni amaji ntabwo ubona se urumva aya ni amaji y'inyange ari mu gakarito bava kure umva nkubwire nyine nyumva neza ni ukuvuga ngo ngiye kuba nkusize hano ubukwa ariko ntabwo utangira nonaha urumva nzakubwira igihe uzatangirira wowe ntugire ikibazo gusa nagira nkwereke uzatangira hano ndebe ko akazi numara kukamenyera
guhanditse utu ni utubaga tw'abana abana utu ni utubaga nyine nawe urabona ibintu ugomba kuba uri mu bucuruzi nta mubasi ibintu ndakeka ko byose ubizi nta mafu nta mafu atandukanye ibi byose ni ukuvuga mbaye nkushyize hano ariko nimbona neza umaze urumva nimbona umaze kumenya neza gucuruza wirangara bava kure umva nkubwire nimara kubona umaze neza kumenya gucuruza neza mbona ubirimo neza nshobora kuzakwagura tera hose ntuhabona se nshobora kuzakwagura nkagushyira noneho mu iduka rinini amangazini iyo ni porute savo porute savo porute stable uya porute savo bagashyiramo isabune kugira abajura batayiba uyu ntabwo ari abajura mu gihe kugira ngo isabune yatangirika uyikaraba isabune zo gukaraba uyishyiramo gutya ukajya wigira gutya hoya dera kangaka ushyiramo isabune hano ariko bava kure nawe kunde ukishinganya ku bintu uyu uzabimenya humura nta gikomeye kirimo sibyo bava ko bazo byamana no birakimutse humura rwose hano ni mbura umaze kumenya akazi nzagushyira mu mangazini nukuri James urakoze pe ndaga bava kure rwose humura humura rwose uri inshuti yanjye ngakuva mu bwana oya mama arayitakira urayibona rero nawe nizere ko wayibonye utse ibiciro ibiciro nzagenda nkwerekera sinkubwiye se kutari butangira akanya gusa wowe umunsi uzaba watangira ibiciro byose nzaba nabikunyuriyemo umunsi tuzavuga ngo ugiye gutangira ibiciro byose by'ibintu uzaba warangije kubimenya nabikunyuriyemo ukuntu bacuruza ukuntu bakoresha karikatrice babara ibice byose oya humura rwose reka mpamagare Jacques nanamushimire ko rwose wahageze amahoro sibyo wandi wari wambwiye ngo uza kunsabira akazi nahageze ni ukuri umutari nimitse mubwira kwa Jacques bati Jacques wari ufite butiki ingana gutya ataho ngaho halo Jacques amakuru kibana umeze neza sha kabisa merci beaucoup dore bava kure yangezeho nandimo ndamwereka uko ibintu bimeze ariko ntabwo ari guhita atangira aka kanya tuba tuzamushakira umunsi azatangiriraho ewana sawa rero ngaho komeza gahunda zabwo tuzakomeza tuvugane sawa ibihe byiza wabyumvishe rero kumanga buhoro ese ubundi mama we yagiye hera nahageze ese wari uri mu murima muraho iki nje kureba bava kure ufite umujinya se kumva nubabaye cyane bimeze bite mukobwa ariko mukecuru ni gute uzi urukundo rwanjye na bava kure agenda atambwiye ndabizi rwose urukundo ndaruzi pe nawe ntumbwire ni iyihe mpamvu ibitera ko impamvu yabiteye rero kugenda uko ataragiye atakubwiye rwose nka nyokuru kwese nakurushye sinanaguhisha rwose pe urabizi uburwayi bwanjye ukuntu ndwaye uzi n'igihembo umaranye rwose dore n'uyu ni muramu wawe bava kure yavuye hano narembye meze nabi nabuze nuko ngutumaho ngo mbikubwire uburwayi bwawe ndabuzi ariko ibyo ngibyo ntabwo byahindura kuba nje kureba bava kure agende ntambwire nawe ugira kutambwira n'ukuntu mbakunda nk'ukuntu njye nari ndwaye n'ukuntu nari ndemye n'ukuntu bava kure yagiye ubonye yagiye bimutunguye ariko rwose dore n'uyu muramu wawe yari ahari turabizi neza ntago bava kure hari ikosa rindi yakora we yavuye hano meze nabi narwaye narembye numva nanjye ntabasha no kumva bankuye no kwisoko nari naguye kwisoko ubu koko abakobwa bose babi Kigali uburambira ko bava kure wanjye nzamubona ko uzamubona rwose bava kure umuntu ntago mbyumva rwose nyirakama wigira ikibazo nuko kaga telefone kanjye banza nakasize mu rugo yanyandikiye message arambwira ngo ngusuhuze cyane ahubwo wigira ikibazo abimbwira rwose ntabwo mbyumva ndashaka bava kure wanjye wigira ikibazo wigira ikibazo rwose aragukunda bava kure ni umutima wawe oya ndamushaka vuba byihuse ahubwo mugomba kumunshakira mukamunyereka nta kindi mumbwira oya ntabyo nyirakama wumva banzu yumva ariko nk'umukecuru ntabwo nakubeshya sinanaguhisha bava kure wawe aragukunda kuva ahantu hose aragukunda nta n'undi muntu
yicura avuga Nyirakamana kakora ibintu byose Nyirakamana nubeje ubundi ngo yandike ngo bya bindi byanyu mwandika ngo muri bya bintu byanyu by'amaterambere ngo ntazi yaramwandikiye rwose araza arambwira ati atuzi ko umuhungu wawe yihebeye Nyirakamana ati naho hari umutima ntabwo uri hamwe bose mumbwira byose ntabona amafaranga ubu bakobwa bikigira baramuntwaye rwose ntabwo mbyemera bamujyana ntibamujyana rwose wigira ikibazo n'ukuri aragukunda ariko se umuntu wandika biriya bintu nta nabimwibukije urumva atagukunda koko kunkunda si ubwo nabwirwa n'iki niba mutambeshya nyine byose wagira ngo umuntu abifitemo politiki we nta politiki ntayo mwana ntayo rwose umukecuru nawe ubizi koko ndabizi cyane kandi ndakagukunda umuhungu wawe amemukira agenda atambwiye nawe ntumbwire yagiye kubera nawe ikibazo iki kiriho hano muri uru rugo kandi nawe urabizi ntandi hari amafaranga twari kuyakura n'ubu ntangiye koroherwa utunini yagiye agura akatunyohereza wikwitiza bavakura aramukunda ijana ku ijana rwose wigira ikibazo yagiye kuyashaka kugira ngo muzabone imibereho myiza ko ntabwo mbese muzabeho nk'uko nguko nanjye mbayeho ariko mana nubwo muncisha bugufi ariko ntabwo mbyumva ntabwo mbyemera watuje kuvuga tuza usanzwe uri umukobwa witonda urangiyeho gato ariko ndacyawufite wigira ikibazo rwose komeza umugirire umutima umukunde nawe aragukunda ahari hose ntaryama ntasinzira aba ari kurota Nyirakamana njye ndi nyina uzi ko ntakubeshya ndi nyoko bukwe nanjye sinanakwemera ko ashaka undi mukobwa ahandi hantu atagushaka icyama nkabona aragarutse nzajya gushima Imana kandi agiye nataza nabwo nzemera ngewe yabura kuza gute hano ko ari kwa usibye ko atanabireka agomba kuza yareka kuza nta nubwo yashaka umukobwa atajyanye ubwo se nta nubwo byanakunda ubu koko mbyizere bigira ikibazo gusa aragukunda se bite ibyiza ubusa ntabwo uzi ko twakererewe niba twakererewe ariko se bitwaye iki ntabwo turi buze kuba tugenda reka manze abandi badutegereje sha nyine baradutegereje bakomeze badutegereze sha wambabaje ntakubabaje nubwo urarakaye mumfite ahubwo nabukubita nubwo nta bushobozi mfite umugabo yanyica uzakubita n'isaha n'usuku bimeze bite uraje kwitegura nibwo nkirangiza norahanye ngaho tugenderera bimeze bite iberetse ndaje kuzana fone bete mva nkubwire imva nyine iki se kandi ubuzanye byayo bisera wakavamahanga wawunde bava kureze bava kureze nyine aracyahari tuza nyine baracyahari ahubwo se aranabiteganya nturambabaje ariyo ngiyo ngo araryama abyuka aryamye none se hari akazi afite hano ushaje kubaha uzi urabimbaza ngo usubize iki koko nzi ko se wari wamwanze rero ntuhameze atubumeranye mute tumeze neza nyine mufite ibibazo abantu batunga abagabo mu nzu hano ni umugabo wanjye cyangwa umusore ntabyo uzi ubwo se wamuhamagaye ubwo se uramushakira ikintu nka kiriya ukeneye kukireba uzi ukuntu gisa ntabwo wakwifuza kumureba mu gitondo ugiye ufite ahantu ugiye rwose oya wamunyereka nkareba bava kure wino hano hasi ubwo witwa iki Mwamutse. Nabitabye impamvu. Ratanga no wicaye nawe. Ndagira ati yicaye wanya yicara ase wagira nicara umuntu utagira uko asa aho so kucyo yicaye hegutse hano hasi se umushitsi akeneye kukureba icara hano kurebe Nta kibazo. Sinabonye uzi kwimurika ngaho yicara kurebe Nta kibazo nakora nabitabye. dore ngo babakure niba ari kavamahanga y'abakure nanjye bijya binyobera rimwe na rimwe rero nuko ngo mubwire ngo uko witwa ngakeneye kumenya amazina yawe gusa kavamahanga Nitwa Bavakure. Shamuranse witwa ngo nde Bavakure Jean Claude. Jean Claude birababaje kuko izina atari ry'umuntu izina se ry'umuntu iki se ni ikintu nshatse kuvuga ntabwo izina rye uko rivugana mbanyirana n'ikintu nazi kirusubona cyari reba nawe ndebe uziko ejo bundi mberutse kumusanga hano urumva asanga yafashe kuri firiti harasuka amazi arangije asuka muri polisi we
asukamo cyane nasanze inzagiye kuyitwika yose televiziyo yatangiye gucumba umwotsi gusa uyu ni muntu nyabakinyi urumva umuntu afite akaje kureba televiziyo yagabanya umuntu ciceka sinkavuga ngo nawe uvuga washyitsi wanjye se baravuga nawe ukavuga base waje umushyiramo imiyaga ntumubwire nawe bashyitsi abaye bashyitsi so umushyitsi kare kuri inshuti byose ububizi wowe uri inshuti yanjye ariko ibintu yikora rwose ndabirambiwe umuntu ungana gutya atunze ashatse urugo rw'akabukwe yabiki ataje kutuvangira genda James twari twishimye ataraza urumva amahagereye aha ngaha nta mahoro ari mu rugo bose marujana ukambira n'abasi n'abagenzi ceceka nta jambo ufite n'uwo nyine yagutandukanye n'umugabo wawe none se urabona tukiri kumwe neza umugabo nyine ahora yandakaye abandakaye nawe yitaho niwe baganira n'abavugana byose reka twarabanye muramaze ceceka byo kugabana nawe akuzi ko buriya mu cyaro uyu mugabo ashaka kuba yararoze James ntabwo namurozi birashoboka bitewe n'ukuntu yirirwa avuga bava kure wagira ngo sinzi hari ikindi kintu kibiri inyuma ni urukundo dukundana uruki ni urukundo dukundana no kuba ndi hano no kubera we ngaho rero ibyo birakorera haguruka nawe tugende niyo yayo kuko undi nkuru kubihaguruka tugende se wowe haguruka se tugende nyine wambwira ngo badutegereje ntore niwe wanze guhaguruka userekeza umushyitsi ariko none urashyanuka ugashyanuka nose naga duherekeza aherekeza ndetse baye asa najye turajyana sohoka musige mu nzira ngere sange no wayite ndamukingira musimukingiranye n'ibirenge ndashaka kambara kamanga udasohoje mu cyaro wahingaga wambaye inkweto Jamai, usika nini nduja mnyana? Bava kure. Jamai, ni uri hano kwe? Ayo masoro kuri cyane. mabushere byatse hano. Ha ufite ikihe kibazo? Mabushere yatsohoye. Yanga twinjire mu nzu. Yanga twinjire mu nzu. Nikango televiziyo. Ko numva se bwangana wafunze. Yasize afunze ajyanye n'anshuti ye. Ariko none yanjye we uriya mudamu kuko yabaye ati, "Sha, reka boretse muhunze muhamagare." Nuko yanze kunsiga mu nzu nanjye ahubwo gatatu. Ngo bitagenda bitese. Nkunda twika televiziyo. Umuntu mukuru nkaye koko yatwika gute televiziyo? Reka muhamagare. Arambona ariko tu. Uriya mugore ibyo ndaza kubisubiramo. Ahubwo gatatu kari kanwaye. Kadafata se ubwo telefone. Ari mu biki ubungu. Murakare rwose. Yavuze njye n'anshuti yo ngo rinda sinzi aho bagiye. Nuko ngo ntiyansiga mu nzu rabaransohoye. Ariko beti biti.